Naryanye umuntu wananiranye n'indwara za kizungu baramuroze yarozwe na Freemason ntaho atagiye yagiye mu Bufaransa bamukira mu cyuma uko ari we wese nta ndwara babonyemo ajya muri Arabie Saoudite bibuko nguko ino mu Rwanda namujyanye mu bapfumu agera ku 8 hano mu Rwanda hariho n'uwamukize agatonyanga kumuti ku kiganza ahitashya birananirana bamurya amafaranga sasa nza kumva yuko muri Zanzibar hari abaganga b'ibintu by'amashitani n'iki na byose uwo yaduhaye adresse ye w'umuganga aratwakira atumva rero atuye umugabo afite amajina 2 ati yakora no kurogwa yarozwe na Freemason azana igitambaro kirimo ubwatsi bwumye akimurambika mu mutwe ihene barayizana bayishyira ku maguru y'umusomari hagati y'umusomari nawe nyine wa muganga abaduka hahandi n'urusore nkawe ngo abadukana na ya hene mu kirere araza yikubita hasi iruhande rw'umusomari ihene bajya kwibaga nta narasore akaraso kamwe kaguye hasi arabaduka hahandi ngo araza ahobera wa musomari wari witwikiriye ndakubwira bwa bwatsi yari yakize mu mutwe w'umusomari bwavuyemo umwotsi wuzura icyumba cyose turasohoka ese muze wemera abapfumu sinabemeraga ariko uyu nguyu yarankomesheje naremeye neza reba nk'urwo rupapuro rwahiye rwonyine akanyotsa agenyine uwo mwotsi wavuye mu mutwe wa bya byatsi yari yabukize ku mutwe igitabo kugira ngo inyuguti zose akwereke inyuguti zose agifunge akubiteho urushyi inyuguti zigende cyo nicyo cyanyemeje icyo akora ubupfumu buriho na data yapfumuraga nanjye aribwo harubwo mfumura icyo akora ubupadiri bwaje kumuvanaho yari umupfumu w'ibwami kwa Rudahigwa mbere. Yes, kuba arimo gukurikirana Big Town TV ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba mwiteguye gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. My name is Bakting in Big Town TV. Cyo ugomba gukora no gukanda subscribe ukagumana natwe maze gahunda zikagenda neza cyane. Uyu munsi tukaba twongeye twageze amahirwe yo kubonana na muzehe wacu twari dukumbuye cyane akaba yitwa Masunzu. Muzehe Masunzu ngira ngo muramuzi muramwibuka kandi benshi muramukunda mwarimu mukumbuye muzehe by the way nabonye ama calls menshi cyane arimo kumbaza muzehe ari hehe se ko nago tumuheruka kuri Big Town TV ndababwira ngo uyu munsi ngo uyu hano muzehe welcome to Big Town TV. Thank you very much my man. I'm happy to see you today. And me too, I'm happy to come with you. It's been a long time. Yeah, since I've been on travel around Zanzibar. Okay. Yeah, I took diseased person, an acute person by modern hospitals. Okay. Yeah. Yes, ka tugaruke no mu Kinyarwanda ariko abantu benshi bajya bibaza muze yavuga indimi zingahe mu Cyongereza arimo mu Giswahili arimo mu Cyarabu arimo mu Gisomali arimo n'ibindi byinshi n'Igara n'Ikiganda n'Ikibemba nta rugara ntagenda nkozaho gato banzu basuze muri izo ndimi zose uzi kugira ngo tubashire muri gahunda kwanza. Gisomali mahashekten shonabdmaha how are you buonasera or buongiorno bonjour mes amis boni muzali malamo muri mutya basebo mukurikeyo harigani sasa nyinyi na Kinyarwanda mumeze mutese muracyabaho muraho ni mukomere yambifurije imyaka myiza iminsi myiza muhahe muronke muburane mutsinde musabe muhabwe.
kabisa. Nibyo nabifuriza. Asante sana. Ndabakunda cyane abadukurikirana kuri Big Town TV. Nabo baragukunda cyane. Niyo mpamvu kenshi tuba dushaka kugarura kugira ngo ubashe kuganira n'aba bantu. Ngo wari uri hehe hashize igihe? Anyway, nari ndahantu hitwa Unguja ni Zanzibar. Urumva Zanzibar ni ibirwa bibiri. Kimwe kitwa Pemba, ikindi kitwa Unguja. Byaza ari bibiri bikitwa Zanzibar. Narajyanye umuntu wananiranye n'indwara za kizungu baramuroze, yarozwe na Freemason. Umuntu yaramuhamagaye kuri telefone n'izina arahuha, atangira kumererwa nabi, kugira intege nke, kutamererwa neza, ajya ahantu hose mu baganga na Kanombe namujyanyeyo, bapima amaraso, bapima ibintu byose, reka da birananirana. Sasa nza kumva yuko muri Zanzibar hari abaganga b'ibintu by'amashitani n'iki na byose, icyakora narumiwe yarakize. Niho nari maze iminsi rero. Wavuze ngo umuntu yarozwe na Freemason, ibingi bise wabimenye gute ko yarozwe na Freemason? Niwe wabimbwiye. Urumva yarambwiye yuko hariho telefone ya telefonwe kuva muri Congo, yitwa Musa. Halo Musa. Aritaba ngo mu gitondo cyaho acika intege, amaguru azamo ibinya, akahora icyakora mu mutwe ari hazima, yibuka buri kintu cyose, aryanywa, icyakora ukabona yuko nta ntege afite, yaracitse intege neza neza, ntawe atagiye. Yagiye mu Bufaransa n'umukire, yagiye mu Bufaransa bamukira mu cyuma uko ari we wese, nta ndwara babonyemo. Ajya muri Arabie Saoudite, bibuko nguko, ajya muri Egypt, bati ibyo rero niba atari indwara, niba ntabibona nabakuroze. Atangira kujya mu bapfumu. Ino mu Rwanda namujyanye mu bapfumu agera ku 8 hano mu Rwanda. Hariho n'uwamukize agatonyanga k'umuti ku kiganza, ahita ashya. Birananirana, bamurya amafaranga. Arahava ajya Addis Ababa, ntacyo babonyemo. Arahava ajya muri Uganda, tujya muri Uganda bahanyibira n'idolari 1000 muri hoteli twari twagiye gupangisha isaa 4. Barabomora baterura ikote ryanjye ryarimo amadolari 1000 ni telefone yanjye, baratwara muri Uganda. Ntacyo. Ajya muri Nigeria, wapi bamurya amafaranga. Ajya muri Benin bamurya amafaranga. Ajya Kinshasa aha mu kwezi bamurya amafaranga, nta kigenda. Ajya muri Senegal, Dakar bamurya amafaranga. Ndamuhamaga, mbonye umuntu wa Zanzibar, nanjye nibuka yuko hari ibintu nigeze kuva Pemba muri 56, nuri ubwato bugendeshwa n'umuyaga, bugeze mu nyanja kandi burahagarara. Umukapiteni w'ubwo bwato aratubwira ati, umva, umuntu ufite icyo yakuye cy'uburozi n'iki, babyite hirizi, ayite tugene, niba tutagiye, niba atayigihari turafira ahangaha. Umuhungu twari kumwe yarayifite arayita. Tugeze hakurya ndamubaza, ntese shahu koko abantu bavuga ngo Pemba ngo haba amarozi n'iki nabyo? Ati ni koko. Ati yahirize nijye wari uyifite, nayijugunye, nicyo gituma nayijugunye, nicyo gituma ubwawe. Sasa noneho i Kigali haza umuntu ku nshuti yanjye y'Umwarabu uvuye Pemba w'umuyesikoro. Ndamubaza, ntese ntiriko Pemba haba abantu bavura ibintu nk'ibi ngibi nk'ubu burwayi bw'umusomali mvuga? Ati atari byo nibyo bamuroze
babimusubirisha akaba ari ubirwara uwabimuroze. mpamagara wa musomali ni inshuti yanjye yari muri Senegal ntibanguka tujye muri Zanzibar nari narigeze no kubimubwira dufite imigambi yo kuzajyayo ntitujye Pemba. Araza dufunga isafari ku itariki ya 24 mu kwezi kwa 4 tuvuka Rusumo uwo munsi tugera Dar es Salaam. Mu nzira imodoka idupfiraho uwo musoma araganira n'umutanzania aramubwira ati amubwira ubwari ati ngiye mfite uwagukiza nonaha. Dukata isafari tujya aho atwerekeje dusanga ari nka babandi babirabura baza bavuga batizana amafaranga uzana inkoko uzana iki turabireka. Dusubira dutaha Dar es Salaam. Ngeze Dar es Salaam mpura n'umusomali wabaga i Kigali tuziranye mubwira inkuru yaha atese aturagiye Pemba gukora iki ati ko ari kure yaha ati wagiye ahangaha Zanzibar ko ari amasaha 2 mu bwato Zanzibar ko hari umuganga wakijije kanaka nkaguha aderesi ye mukajyayo. Okay, muzabukoze cyane. Aduha aderesi turambuka mu gitondo tugera Zanzibar. Uwo yaduhaye aderesi ye w'umuganga aratwakira atujyana ku muhungu wari uherutse kurongora ufite villa nziza cyane. Baduhama icyumba kirimo wese na dushe baratugaburira. Uwo muganga mushyiramo imiti amwuka ibyotsi n'iki iminsi 3 umunsi baravuga ati nta kigenda kandi badutwaye amafaranga 200 byo muri Tanzania ni hafi 100 byino. Basi umusomali tajya kuvuga ati ntacyo mbona. Umuganga aratubwira ati cyakora ati burya abaganga turarutana ati reka ajye kumushakira undi. Ajya kudushakira umuganga witwa Manga umusore nkawe. Ndababereka mu ifoto ye. Okay. Umusore ukiri mutoya. Uyo atujyanayo bicara ku musomali ku musambi ararambya bazana urukoma rw'ikirere urukoma rw'insina arushyira hejuru y'ishuka yera aboha akantu k'agapapuro atonyangirizamo igitonyanga akuye mu gacupa gato arambika hejuru y'urwo rukoma. Akanya gato tutagira kubona umwotsi ucumba. Umwotsi ucumba uba munini uba mwinshi ruragurumana rwose. Rutwika rwa rukoma n'ishuka yo hasi rurutwika umwenge ugana utya. Atumva rero ati uyu mugabo afite amajini 2. Ati cyakora no kurogwa yarozwe na Freemason. Afite jini yo mu nda niyo mu mutwe. Ati kwikira rero ni 700 byo muri Tanzania. No kuvuga yino ni igice ni nk'ibihumbi 300 byino n'umusago. Ati kuko nguramo ihene nkaguramo n'amavuta ya yafi nini cyane n'iyindi miti ngura n'ibyo ncanganya ndamuririra amafaranga uyu muntu bajyanye amafaranga ishyano ryose hehe ntawe atagiye ntabwo yemera ibingibi nta kibyemera muce makeya. Atoke atizana 500. Icyakora byaje kugera 70 tumaze kubona uko ibintu bigenda. Nuko arayamuha 700 500 nako turataha
mu gitondo dusanga yaguze ihene nini n'abantu bagera kuri 5 umwe atangira kumusomera korowani mu mugongo aricara yicaye azana igitambaro kirimo ubwatsi bwumye akimurambika mu mutwe yorosaho ishuka ryera nawe yicara nk'ahariya ihene barayizana bayishyira ku maguru y'umusomari hagati y'umusomari nawe nyine barangije gusoma batangira kuririmba ingoma z'iwabo b'abandi umwe atera abandi bikiriza undi atera bikiriza hanyuma wa muganga abaduka hahandi ni urusore nkawe ngo abadukana na ya hene mu kirere araza yikubita hasi iruhande rw'umusomari na rya hembe aribyo rikata umusomari rikomeretsa umusomari ku jisho hafi no kumukuramo ijisho umusomari arasimbuka ndamucube ati kuki mu ntorotera gutya barakuvura tuza ndamutuza aryama aho ngaho atetemeka wa muganga atetemeka na ya hene baryamanye bapfumbatanye noneho arahabaduka arongera asubira kuri ya ntebe ye ataganira ubona yuko yacangagikiwe n'amaso uyabona ubona yuko hari ikintu cyahindutse ihene bajya kuyibaga nta naraso akaraso kamwe kaguye hasi yose bayishyize mu ibakuri baramuzanira yicaye nk'uko wicaye mu ntebe y'ikinyarwanda agotomera y'amaraso y'ihene umuganga ayagotomera y'amaraso nanjye nicaye aho ngaho iruhande n'aba bandi noneho baragiza atya abantu baravuga bati rego urwo rukuta urarusenya ndakubita cyane ntababare nk'umusazi arabaduka hahandi ngo araza ahobera wa musomari wari witwikiriye ndakubwira bwa bwatsi yari yashyize mu mutwe w'umusomari bwavuyemo umwotsi wuzura icyumba cyose turasohoka asigarana na wa musomari wenyine turasohoka umwotsi ushize turongera turagaruka noneho atangira kurya ibiryo yari yujuje isiniya yabizanye za mandazi bitumbwa n'iki n'imineke arya nk'umuntu wahanzweho arya twicara hafi nk'isaha adasubiza noneho azana amavuta asiga amwambura imyenda asiga wa musomari nanjye nicayeho basi turataha tugeze mu icumbi umusomari aravuga ati arampamagara ati hasa ntikarama ati nduva mu maguru hagenda neza amaguru niyo yari urumva yari yaguwe nibi atagenda neza mbese ati nduva ameze neza mu maguru basi bigenda bityo dusubirayo sasa cyaje amusiga imiti dusubira amusiga imiti niyo kumusiga niyo kunywa n'imiti yo kunywa kwa noneho twicaye aho ngaho muri salo ye aho avurira yandikiye agapapuro izina rye na nyina na se ati gashyire mu mufuka ngiye kukakira gutya kuko arya wari uri hafi ye aranga ati nakitwarira aragafata ka gapapuro agashyira mu mufuka uri iruhande rwanjye ati zana akaboko kawe hasa mu akaboko ri atonyangirizaho agatonyanga gatoya cyane kuva muri rya cupa ngo tik akubitaho urutoki dore n'ubu inkovu ndacya turimo kubona inkovu noneho azana igitabo cya kera igitabo kingana gutya cyanditsemo icyarabu
arakirambura imbere yacu ati ntubona iki gitabo atwereka n'uwo musomari arakirambura hanyuma aragisubiranya akubita urushyi gutya ako kanya arongera aragihambura inyuguti yose nta n'inyuguti n'imwe irimo impapuro zera ati basi noneho turicara tuganira tugiye guhaguruka atezana kagapapuro naguhaye washyize mu mufuka umusomari arashaka kagapapuro arakabura neza ntireka da ntiwagakize muri uru mufuko areba muri wa mufuko ati reka da basi turahaguruka aduha imiti yo kujya twisiga yisiga n'iyo kunywa nibyo yamwandikiye impapuro akayishyira mu mazi yandikishije wino itukura atujya unywa umusomari yarakize neza tugaruka ino twamazeyo ukwezi basi umusomari akiratwa aho rero niho narindi so n'ubu ngubu umusomari yarakize ari iwabo muri Djibouti yarakize neza n'ubu twavugana nta gihe atamvugisha ameze neza cyane yarakize ese muze wemera abapfumu sinabemeraga ariko uyu nguyu yarankomesheje naremeye neza reba nk'urwo rupapuro rwahiye rwonyine akanyotsa jyenyine uwo mwotsi wavuye mu mutwe wa bya byatsi yari yabukize ku mutwe igitabo kugira ngo inyuguti zose akwereke inyuguti zose agifunge akubiteho urushyi inyuguti zigende icyo ni cyo cyanyemeje naho ubundi ntabwo nemeraga ibi by'ubupfumu nk'umuntu ukuze wabonye byinshi watembereye henshi hatandukanye n'iki watubwira ku bijyanye n'ubupfumu hariho abapfumu ba koko abapfumu ba koko imana yabuguhaye wapfumura icyakora hariho abiba 100% yani 89% ngira ngo nababeshya bashaka kwirira amafaranga icyakora ubupfumu buriho na data yapfumuraga nanjye aribwo hari ubwo mfumura hari ubwo mbona ikintu kikaba cyo nkaza karata nkwereka wa mukino nkwereka ndibuka amakarita nanjye nabikora icyakora simbyita umwuga so nawe hari igihe wapfumura hari igihe napfumura gupfumura ni ukugira inama umuntu n'ubwenge kureba icyo yakumarira so papa wawe yari umupfumu nawe yari umupfumu w'ubwami icyakora ubupadiri bwaje kumuvanaho yari umupfumu w'ubwami kwa Rudahigwa mbere hari abo yanapfumuriye hari marume witwa Bucakara yaguye ni Rwanda ejo bundi tugarutse dutahutse yarambwiye bavuga iby'ubupfumu nyine twari ahantu ku Kiriyo arambwira ati iso yari umuhanga cyane yigeze kumbwira namubwiye namubajije nti mazi wandebeye mazina ati ndakurebera siki kugiye guhabwa umusozi munini cyane uriho abaturage benshi Inyaruhengeri kansi ni byinshi aribyo bigeze hari ubwo jyewe nibuka hariho umuzungu witwaga Debois yabaga i Nyanza wakoraga ubushakashatsi muri Isaac bigeze kuza iwacu amwereka uko kera byagendaga uko baraguzaga inka intama inkoko no kuragura ku mbehe
nabibonye papa umuzungu ariho abifotora nk'uko mfotora kugira ngo abijyane iwabo byose biri muri mbize iyo ngiye i Burayi. Barambwiye ngo iyo mu muryango hari umupfumu hari ukuntu ugenda bahanahana kugeza ko n'uyu nguyu wo muri Zanzibar avuga yuko bihabwa igisekuruza. Ise yari umwarabu afite ibitabo bya kera cyane. Noneho ise atararongora nyina, uyu mupfumu nyine atararongora nyina, ise yari afite abahungu 4 harimo na se uzaba se. Afata bya bitabo byose ati nimujye kubihamba ahantu. Bacukura umwobo barabihamba. Iminsi 2 umusaza arapfa. Apfuye babahungu be 4 barimo uzaba se wuyu bacukura hahandi barabiheba ibitabo. Isaza kurongora aramubyara imyaka 4 atangiye kumenya kuvuga nyine. Atangiye kubabwira uko sekuru yari ameze bakumirwa. Noneho ageze mu myaka 7 niba ari jini niba ari iki yaje kumwereka aho ibyo bitabo babishyize. Aragenda arashukura abikuramo yarabitweretse. Nicyo ngicyo yafunguye. Waravuga ati nibyo kwa Selemani. Selemani yaratuza amajini. Umwami Sulemani uyu nguyu bita Nabi Sulemani. King Solomon. Mwene Dawudi King Solomon. Yari afite ubwo buhanga nyine. Ngo niho byavuye. Hari umusikazwa byabyo. Noneho umuntu araza yaba ari jini yaba ari iki aramwereka ati cukura. Aragenda cukuramo akuramo bya bitabo. Yarabitweretse ati ngibi harimo na cya kindi ari byo. Ese kuva mu buto bwawe kugeza usibye kujyana uyu nguyu umushyutsi w'umusomali ku mupfumu, wowe wigeze ujya ku mupfumu kugira ngo agukorere niva ntabwo ugeze ujya? Ntabwo nemera Imana. Ndavuga nti Imana urumva ukiri umusore hariho ibyo bakubeshya ubona yuko bitagenda neza n'iki sinigeze mbijyamo. Sinigeze mbijyamo kabisa. Icyo akora kamere yanjye ni nko kuragura. Wowe nabikubwiye mbere nabibabwiye mbere. Yewe navuye mu Rwanda muri 56. Intambara kazatera ryari muri 59. Ngenda mu mahanga. Nta muntu nsanga. Nzi address ye ngo ngiye kwa kanaka ngo ndamusangayo iki. Ndi umwana mfite imyaka 14. N'imyaka 14 itaragera. Nkagenda mu bihugu byose. Niyo Pemba nakubwiraga kwambuka na hehe no muri Arabie Saoudite ni mu Bwongereza no muri Kenya mbumwene gihugu Congo mbumwene gihugu Tanzania mbumwene gihugu Zambia aho hose ngenda. Noneho ndi mu Bwongereza muri 87 n'umunani gutyo. Abo tubana bambwira bati saba ubuhungiro. Ndanga. Kumbe spaku za data ugiye kwitaba Imana yitabye Imana afite imyaka 118. Mara umwaka mu Bwongereza ndatahuka muri 48. Muri 88 ncahangaha i Kigali muri transit ndi mu modoka y'amakamyo y'Abasomali ngi Burundi kureba ababyeyi banjye.
muri 1948 intambara yateye ryari ruva n'imyaka 3 imyaka 3 navuye ino intambara iratera imyaka 3 ncino intambara iratera kandi yo kubohoza igihugu urumva n'imyaka 3 hariya n'imyaka 3 urumva muri mu marenga yuko ataru kuragura n'ubupfumu. Sasa umuntu wavuye aha imyaka 3 intambara igatera agaca ahangaha imyaka 3 intambara ikongera igatera yo kubohoza igihugu wenda niyo ngumino banapfuye n'indubizi. Thank you so much. Reka iyi part ya mbere tuyisoreze hano turi kumwe na Muzehe Masunzu Harbi. Ndagushimira cyane papa kuko kenshi turimo kuganira mba ndishimye cyane, ndakeka ko nabandi benshi barimo kurikirana Big Town TV baba bishimye. Reka ku bakunda ibigano bya Muzehe dufite na part 2 tuza gukomeza mu bindi byinshi cyane turi buze kuganira mu mateka mu bici byose histories kuko aba yatembere ahantu henshi afite byinshi byo kutubwira. Mu kanya gato twaza guhura maze dukomeze n'ibindi bigano. So stay with us in Big Town TV. My name is Bakti.